nta mafaranga mfite nigera baha igitekerezo aho turi kumwe na Pasi ntabwo wamureba ko nasanzwe asada mubyuka mani mupanga tuzagiye kipembeni ku kivu ndacyafite gahunda rega niwe tubivuga azi ibyari byarabize uyu ntago azi ibyari ku kivuzo cyahe igisenyi ntabwo hazi umucanga ku mazi yamanitse ndamubye ndesereye ureka ko ari umunsi twiyeje gupanga ngo uturuburu tw'utuboro agakabutura n'agashati bimeze kimwe ukuntu ngo tuzagende tujye gutwika hari bidi yawe niba ari iyanjye niba ari iyuyu ubwo nyine twe turi gupanga ko ikibazo nashinze sizajyana ku kivu buryo ubusa kujya ku kivu na sheri ibintu biravuga bamukodesha se nzijyana ku kivu bana nose uzijyana ndapfata uyu nguyu ababaje ibyanjye ndabuze uzamukodesha ababaje ibyanjye ndafata uyu nguyu rero tuzajyana ntabwo nakwijyana ku mazi ndigende ngo ndi kubona amafaranga nkabona ariko hari ukuntu ndi kubipanga buri ngo afite bidesho bundi akuzi ko ari byo mani kabe muri umuntu afite bidesho bundi imipango yacu ikomeze ipfese hari ufite bidesho utama abantu wavutse se sabwo wavutse ni ugura wavutse ni ugura none se kurya zanamo n'akagirlfriend uwo munsi oya nzabigutamo Pasi nyine azura girlfriend gute n'abakobwa buzuye kuri iyi si nimba narahiye kuko nawe mbona ariko mbina n'indogo nyinshi bantera sigo mfite n'ubwoba bwabyo ako se nabwenga asa tubwire bitebye ndeba ntacyo ari kwibwira sawa 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max gatushi yavuye kuba gatushi ijya kuba iPhone ryaremwa uza amafaranga iri kugura iki gihe miliyoni 2.5 katubyimerere akuse ndetse wibereye muri Amerika 600 agataho ngaho nge ndumva ari ndazitangiye kumva ibintu natumye igihe nabitumye byambabaje biba amajana biba byarangiye uko yatumije bya make bari kumaza bita kuga batumije cy'amafaranga menshi none se abakene tuzabizire wanyuze ko naje ndabona naje duhereze nta kibazo ko wari utinze afite rero turusubiriza mbese ndamu wagira ngo ntushonje ubuhere muri aka ngaka gatoya kibara ryanjye ubuhereze mu gato nuko nashirigira washaka sheri vuba si wese ubyica genda ushaka sheri ujya kumushaka vuba aha ngaha abesto wanjye nabo banyanze agera ku kanya ibintu byazambye ma ako kantu ntabwo karimo ari agakombe karava ese kanaribi cyangwa se wanze usimbuka ujye hindurira muno nibwo nawe ni wahinduriye muno nadiva ariko ndakeka no kubikora cyangwa wujuje urasendereza ntabwo yabivaho mbona uko byari byageze arekeraho ngaho rekeraho ntaribi ntaribi byabyo amuru ngo nta shira afite mwese urabona batamuhaye akantu kari unique ubundi kwemera ko bitaga Pasi Pasi sinzagutamo ejobundi ubona ko nciriritse ariko se baba besto wagiraga besto byanze ntabwo byakwara kandi ari benshi n'ibyangombwa uzafata byanze n'ibyangombwa uzafata undi iyo umuntu ari gutaka shiri mba numiwe kuko uramuha ngo akarindazi kamwe babyanze ubugenzo ni tubiri wumva urawazi abo ngaho urawazi
hano rero hari abantu batazi kunywesha itasi Bwa mbere uraje ureba ugiye kudubikaho umunwa kugira ngo bitaza guhenga mu bikokogwaho. Itasi rero ku bantu biga biology iyo uyinyweramo ucanye ukubiri no kurwara kanseri. Kamema ko ngako kuvuze ndakemera ariko se tuzi kuyinyweramo reka tuze turebe abantu bagiye kudubikaho umunwa manuka Wamindazi maze nakwereka ngivangire gashyushye gute itasi tubanzirize nk'umuntu sinima ariko umwana nzewe mperuka ro kwa Bill Gates Kigali witonda wa Dangote na tubanzirize Kigali to tubanzirize aya tubanzirize ako damu twaje hari akantu twagiho twagiye mu byo kurya n'ibyo kunywa iyo yuko twe turi kuva ku kantu ka Bill ariko ngimirimo yabaye myinshi banzinda kanze ndikura mu kanya nkwereke mane twibagiwe akantu kuko hari bidi y'umwana kamema akantu kujya ku mazi akadutema akatubwira kuko uravutse n'ibuguru ndamuruze ko nzamutamo pasi uzatujyana mu mazi uyuza gutamo pasi bihwaniremo njyewe owe nawe ushaka pasi se ntabwo ngimusabiye mbwire nimba ushaka pasi zo ndazifite oya pasi urazifite urajya kumpa pasi kamemu hari icyo utumva njye ndishakira ikijya mu nda mu nda se afutamenera icyayima kijya mu nda nicyo yishakira mbanze mwumvire ko bashyizemo isukari ubundi ihagije Kigali umutarimo munywa njye simbabeshye ndageza saa sita ntegereje kandi ndi kwibaza ku ndazi njyewe ndazi se sizburizi nizanganga ahora desa pe shaka kutubarisha nabi usanga badukuyemo inkweto butangire nyine tunywe tubundi tugende tujye mu zindi activite hirya no hino ko wamugana iminyana imidirani hano ngo bahita mu biraro eti ni pick fast wanguye tukagenda aha ndazi ni ya desa for sure sorry oda nakundi mwihangana iyi nasida ni sida dukoze mwihangana oda nakundi igikorwa ntabwo nagihagarika uko biri kose ntabwo byahagarara ariko reka nkusafinga ngo ukuntu isi ugira ubwoba ay boroni na sawa barya ari ndazi ziryoha wafashe icyayi ukanywa tukagenda birashyushye akira iki ngiki cyo gihoze kukimaze nari ndimo nkoreza ngahakiri kumwumvira igihoze nari ndimo muhoreza twegereye buri tugasangira neza twizihira negere inyuma se sinagera gute kuri stage accessing a stage neza akoreshe rero ndazi naziruka gake nimba ari izi zacu hari umuntu akiga muri segonderi siniya 6 by'umwihariko nyine agiye gusoza tu bambwira ati amafaranga uzakora bwa mbere uzakoresha iki irindazi amandazi indobo kameme we yumvaga ngira ngo ari umushahara wose uzagura amandazi kuko muri segonderi amandazi aba ari danje gusa nibyo umbwiye bundazi ya segonderi ko ndumva narangiye kubigarukamo ibintu by'indazi indazi kuri seriye mwe yibaza indazi babayikoze mu gihe abaye ibyanjye sha
abaje ibyawe ababaje ibyanjye wowe rega urabyica umuntu arakubwira ngo ndagushakira pase nawe ubwe n'umukobwa urabura kumubwira akivanamo pase kame ngo nahise bavuga ngo nshakira pase ubwo ngiye rero reka nze ntangire gutya nishyira asha kubera iki wambwiye ngo nashakira pase njya kwambwiye ngo nshakire pase navuze ngo iki ewana ngwicyo atubanze iki ababaje ibyanjye bati amasaha ari kugenda uratanga bagenzi be umugurire baramwongera ahubwo reka tujye mu marushanwa uratanga undi ajya afata iry'abandi ajya binywa tu wowe urasigara mo hagati eshanu ubwo mube muyamaya yewe ntabwo mbirimo ubwo mube muyamaya yanyu mube muyamaya akiri kare ngo murararimaze zo wariye umukobwa hari akavidewo mperutse kubona kari guturendinga iyo umusore yakundanaga n'uriya mukobwa yamutamitse ikintu bita ikiraha ku muhanda abaga ati abana yanjye mbona ni ibiki biriya ni burusheti kiriya kirabona ni burushete bakine wawe kame mujye kwiyumvisha ko ari ikiraha ni burusheti waba ushaka kubihereza iyo utomye aho buriya kiriya kiraha yari akiguze aho ngaho uriya mujama urumva se cyaba kigura ijana ntabwo cyaba kigura ijana kiriya kirahenze umukobwa ndabona ngiye kumuhindura besito wawe wamugize sheri ubundi ntabwo harya ubundi ni besito ugiye kumugira besito buriya ntabwo ari sheri yabaga nigenge amata atabyara amavuta amavuta atabyara amata harya ni keke byari cyemezo ubundi habaho amata ava ku amavuta se aravuka aha someza amavuta sinzi mumaze kugaragaza muri biology umusigaje physique yonyine dusigaje mwana nakubeshye na chemistry amandazi ntabwo wamara iki biragaragara ugendeye ku bushobozi ariko uri kugendera ku bushobozi cyangwa urazi biranze ntibaduha amafaranga yacu ntabwo amafaranga wishyuye none se ntabwo muri bwishyure umva ahubwo twakwigendera tutishyura niba yazanye ko buri wese arafatayo sonaga amandazi yashyira mu kupima nyamara mugire vuba nifite azo ubundi izindi bidi n'iziki izindi celebration n'iziki ubundi biselebrate bidi ese bana tuzaba kenshi tugaruka ahangaha of course dukore bidi wabigira ute nanga tuzigira amandazi se ko twayariye setwa amandazi gusa nzatanga Kosa wa leta afite amafaranga nzatanga utamo pasi birangiye birangiriye gutyo si yose nakwemereye afite apate ndumva bizaba bihagaze neza manje nari wamaze kubona sheri ndi kumva ntari burenze irindazi pe ziryoshye rimwe tujye tuyita rimwe ziraryoshye nayo yari gura sentisi ahantu harakubiye bisekisa ko waba utangiye kuwuca intege natari ko ariko nabahaye igitekerezo cyo kuza kwenda amafaranga mfite ngewe umuntu arishyura ese wayishyura
shaka urafite ibyo ugira na nta mafaranga mfite nigenda bahaye igitekerezo aho baturi kumwe na Pasi ntabwo bamureba kubona asanzwe uvuge ngo baradufatira hano usoma nigenda bahaye igitekerezo rero ya besita nkaguha ubwo turi kuri mu Rwanda ubwo turi mu Rwanda ibintu by'ibyose na Titi biri kumunanira sha witonde ngenda ese ko nari Titi burinde uri nyambo oya burinde simbizi nta muntu uri kubamagara nshaka iki naririra hararya katabamagaye abanditse kama nta mafaranga mfite nge fofu akwihanganye kuri bivuga amaze guhanga agira ngo adutesha peti akazi nkubita nahaza atagira n'umuntu wiyongeza irindazi ni rimwe mari twemeranye nyuma mwatumye mutuma abiri hako mukumutu babiri ndukubona kame munarinze karayijana none dore yazanye ya bese ana ya bese wageze ngo ugasanga n'icyayi uri kunywa ari tuwasa rero abantu bagura ibintu batabaje mwese ko wagiye gukora komande wasanze bahari wahora n'iki wa mugabo reka duhaguruke twigendere mani banga guhaguruka naramara nakanda ihangana ukagenzera tugenda nareka tukiruka duhaze ntabwo waba wanyimyirana ngo nirindazi wamaye ndisi Ciao.